gute sese umunyarwenya nyine mureke manze mbabwira ratamuseka sibyengera iminsi yo kubaho yego nawe uzajya ugomeza ubyimbe nk'ikidufu cyaraye mu isafuriya arabyimba ariko reze ahubwo agiye cyaranze ko abantu baseka bafite inyanya yongera azamenye yegeranye nk'ino Okay, sasa turabasuje bakunzi baho bibera TV A1 kabisa, ndabasaba gukora subscribe, mujye muri comment mutubwire kuko ibitekerezo n'inyunganizi byanyu n'ingenzi A1. Sasa rero hano dufite abantu batatu imbere ya kamera, ngira ngo murimo murabareba neza. Aha, ndashaka kwibariza umuntu umwe narindwaye igihe kirekire. Uretse gatoya kuri guseka oya uretse abantu muri ino video muze kureba neza umuntu nshaka kubaza ninde naramuvuga oya ninde naramuvuga ntago ari nje nizere ko umuntu ari ku hehe ruhande kaba ari ku ruhande ari babiri urunguru cyangwa ariko bari ku ruhande ni babiri kurane oh no uruhande rwo hagati se gute nje ndimo hagati nyine no se hagati wa mu ruhande uri kurekarama cyane ubwobwo ni iwabo avuka mu Bubiligi, iwabo mu Bubiligi habayo uruhande rwo hagati bivamo iwabo ngo bibayo da. Aha sasa rero ngira ngo mwe mwamwibwiye nanamubaza ese maze iminsi numva bavuga ngo uri Baritazari Baritazari ari nayo mpamvu uyu munsi wa none nkureba imbere ya kamera n'abakureba bose uri kumwe n'abana b'abakobwa babiri. Urumva kubera iki bari kukwita Baritazari? Sobanura ubundi nshaka kukubaza wowe mukobwa wo hagati we wari umuzi ko yitwa Baritazari? Oya gira ikintu bivuga ubundi Baritazari uramuzi se? Baritazari nyine nanjye numva bamuvuga ariko numva ko ari cyamamare mu cyamamare mu bijyanye n'iki? Gatwara abagore b'abandi. Atwara abagore b'abandi bivuze ngo ese reka ngiye mwibarize ko yagutwaye Jesus yagutwaye arangije kugutwara atwara n'uwo haruguru ntago yantwaye ariko wagiye witonda icyo batabona ni igiki aho wicaranye nawe ko utagiye kwicarana nanjye ariko kwegerana ntago bivuze ko yarantwaye ariko se ako kantu ubuvanzemo shaho ako kantu ubuvanzemo erega buriya kwegera n'umuntu ntago bivuze ngo wenda hari icyo mpanga kirenze ntago umuntu azubundi sa ntanwe yari ribi kubera iki mwazanye sibyo nta wundi muntu bazanye kandi n'ubundi bamaze iminsi bavuga yuko ngo muri kumwe urumva oya ubundi wececeka nshaka kwibariza Baritazari nshaka kukubaza Baritaza ikintu babivugaho iki byo kuntu bakwita Baritazari ukaba wanaje no kwihakabanga kweri mu muhanda ukazana abakobwa babiri bose bakamugeza imbere ya kamera kuko se niba uri kubihakana kuri Baritazari ubwo utabyemera ninde kweri? Erega ubundi buriya nyumvire ba Baritazari tubwire kabaho cyane nko mu Rwanda aho babera babi urumva aho tubera babi nyine ako kanuka urumva akaba naho bibera TV ariko uretse manze nibwirira umuntu ariko noneho iyo uri umuhungu wenda urugero nkanjye samutaye nube ukunda kuba ufite connection n'abakobwa uwo munsi icyo gihe iyo kunyumvaga ko uko biri kose uri umuhungu afite ikibazo muri we ntago ari ibanga bashobora kwita ikiremba noneho waba uri kumwe n'abakobwa nanone ariko ntago ari kunyiba mwe mu byumvara ase ndabyumva sobanura waba wabonye muganira mutebya muhuza buri kimwe turi umuntu yarananiranye sibwo nkawe ari we wakora iki imisemo kubishyira ku mugaragaro Wahizemo kubishyira nabishyize ku mugaragaro none umuzajya ubibona ajya avuga ati cyo kuri uriya muhungu arashoboye. Intego yawe ni iyihe rero Baritazari ngo n'abagore magana ngahe weho ni intego ya nawe abakobwa bangahe? Intego yanjye bangahe abakobwa so nababara we bangahe tuvugana ubu kugeza kuri uyu munsi amaze kuba 1200 igihumbi n'ababiri ariko ikiza kirimo nuko mu bana barimo harimo abana 900 abonye igihumbi n'ababiri ntago ari benshi abakobwa nibo benshi kuruta abana abo bana ntago ari abawe n'uyu nguyu none se abangaba babiri muri kumwe
mufitanye abana bangahe? abase aba ni ibisanzwe utansabye kuri kamera ntabwo nabyaye we ubu ngo nimba ari icyerekezo kigiye kunyitera mu magu ugiye kuvana nabyaye nitereye isoko. uyu we nyine turanabana ntabwo ari ibintu birenze nawe urabyemeye turabana ariko nge nshaka kubaza ahubwo yiba n'abakobwa b'abandi nge nshaka kubaza uyu nguyu haruguru nshaka kumubaza ndeba reba nk'umupapa wari imboga z'umwana nari ndakubaza urumva ibi bintu byo kureba ku ruhande bubigabanyije gatoya uyu mukobwa mwembi muravukana uyu muravukana kubaritaza nta numwe wasize mu rugo oya ubundi ikintu kiba ari cyiza umugabo n'uburyo utwa karenzeho n'utw'abana mugabo n'uburyo utwe akarenzaho n'utw'abana urabona urumva iyo uvuka ari ebyiri mu giti ziri kumwe zeze ntabwo wahanura imwe ngindi ngo uyisige siko bigenda se zose urazitwara oya ubundi wizigamira mu nda wizigamira mu gikorwa uba ushaka ntabwo wizigamira hanze arira n'ejo hazaza urumva ko ari no munsi yashizemo n'ibyejo ugaje nagazi ko buzirameze bivuze ko uyu munsi n'uyu nguyu ejo n'uyu nguyu nyine ukurikira ariko kacecetse ko nta kintu avuga aritonda ahubwo aritonda cyangwa ko mama aritonda uyu nguyu ntabwo muzi kurera agasazi reka ndebe neza ko yitonda abantu tinya kamera koko mama asheka neza none se ncakubaza cyangwa yafushye ase muri bamufukana ufuhira murumuna wawe ni mukuru wawe ntabwo nafuhira mukuru wanjye namuharira wamuharira se kutamuhariye wamuherekeje ariko Baritazari wagabanyije ubuganya hari n'abandi bagiye kuza tugakorana interview usibye ko nyine abangaba tuba turi kumwe mu rugo ako weho ko Baritazari ngo yaburanye ngo niba yaratsinze weho uzaburana utsinde uzaburana utsinde biguhama n'imbere ya kamera urabyivugira ubuzabura gutsinda ni ibintu byoroshye gute wakoresha mu buryo buri sociable mu buryo bwa Bibiliya wakoresha mu buryo bwo hanze ingingo zose ako ubundi mbwira ingingo imwe kurengera yaba muri sociable ubwo buryo bundi bwo hanze uvuga cyangwa muri Bibiliya mbwira ingingo imwe kurengera mbwira aho kuri urugero uburyo naho kuri uburenganzira buguha naho kuri ubasha n'uburenganzira biguha gutuma wowe wumva ko urongora umukobwa umwe 2 5 10 40 igihumbi na 2 igihumbi erega buriya abana 900 ariko ubikuraye ariko ubundi nshaka kubaza ubikuraye ariko manda mubaze nimba atari ibintu yisize jewe bimbamo ariko no busambanyi oya abanyasamba ibintu n'ubusambanyi jewe ubundi urabona muri Bibiliya harantu tujye dusoma ngo ariko numbaza umurongo oya wisebya se kandi Islam kandi mbona wambaye ngabo oya ni wongera ngo yarenyishe ngahoganireka mbe nkashyiramo orangije ushyiramo gutya ibi bintu ntago ari sawa none se aha ngaho mbwira nibyo nakubwiraga rero ufata urugero kuri nde wo muri Bibiliya se ubwo uburenganzira bwo kurongora abakobwa 1000 utangiye kumbeshyera kandi ubwo ndakubeshyera ne ariko ndakubeshyira ngewe sawa abantu babyumva rata muri kumva mbeshya cyangwa ababyumva nibo bari buze kutubwira muri comment niye murimo murumva mbeshya rata bafana banje ahubwo comment fana bawe urindaye fana bawe uri iki ariko avuga ngo mubyare mwororoke mwuzuri none wowe urukutumaza ariko se ese ntabwo mbashoboye 900 bose ndabashoboye ariko ubundi Rutindo manzi umubaza ngo urukumva muri abo bose muri abo 1000 atunzemo bangahe yaguriye amasambu bangahe baba mu nzu zingana iki atabari babandi agenda akagera akaba ari icomo cyarigendeye mu mbarizi uyu muntu yameze nk'ese usenga utunze njye franunze karaka nyine ubyihakana imbere akamaro ukora bizi ko mu rugo karaka nako nunze ariko nawe wikihakana wasanga akora akazi neza ntabwo yazatari ntabwo byakunda arya iki ashaka kunyumvisha kurya gute ubwo ntabwo bizi no ko ngo bitumye numva nshatse kumvamo ibindi bintu kurya iki ifunguro risanzwe rijya mu nda ibiryo ibirayi n'ibitoki kabisa n'umuceri
sha tuzasubire mu kiganiro cy'ubutaha njye na mwancanze ariko Baritazari tuzakugarukaho kuko ibi bintu ntago bisanzwe ibi bintu nkomeje kumva abantu ntago barabyemera neza ariko amakuru mfite urumva amakuru mfite nuko ngo uri kubiyogoza uri mu mujyi wa Kigali uri kubiyogoza mu ntara uri kubiyogoza ahantu hose wakitwararitse wabiretse ko bibiri ivuga ngo bibi umva nkubwire inama bibiri iravuga ngo tunga umugore ngo tunga abagore benshi sibyo igihe ufite ubushobozi bwo kugira iki bwo kubatunga ariko ngo nubona ko nta bushobozi ufite tunga umugore umwe wenyine Rutindo reka nkubwire savuze ko ntabwo byamunaniye reka nze nkwereke nimba bitaramunaniye twicanga ni n'umugabo yavuze ngo kanunze da ntiyagaragaza inote bitanu hanga kuri kamera ahubwo mpereza telefone yawe reba telefone atuje namwe ariko iyo ni ngende ko ni yanjye imikoba ariko ni stiringo ariya stiringo zigezweho urumva ariko yambaye bluetooth iriya segura ngahe bluetooth nayo ninjye wayimwakije we mana we ninjye wayimwakije Baritaza urasebye karabaye yewe urasebye cyasa nuko mwatse wagiye utunga basi nk'izi do mundaye guys na ikintu nakubwira rata uko umuntu ariko abafite inshuti akagira n'abanzi kandi abanzi b'umuntu aba ari inshuti ze mfite ikibazo reka mushyireho kamera bamurebe neza mfite ikibazo kubera iki bari kukwatsa kugira ubwo baguha buri kimwe urumva kandi uri muriyemera uri muriyemera ko ugiye gushwana n'abafana bawe bakwemera reka none rega nibyo nakubwiye ariko akora se ipapa kwa kano telefone do iyi ngiyi niyo yiwe ariko rero mfite ikibazo kudasobanura sobanura abafana bemeze kwanza njyewe muretse njye ntabwo nongera kuvuga ntujye kubwira abafana ubabwire ukuntu bimeze n'ibintu bamaze iminsi bakubeshyiraho cyangwa niba bavuga ukuri bemeze urumva cyangwa ubabwire ngo njyewe ibyo bavuga wana ndabikora urumva ubundi ukuntu bimeze nahoze mbikubwira kuva kare ariko sinzi impamvu utari wabyumva neza menya harimo challenge ariko urabizi ko ubundi iyo umuntu atajya gusenga baravuga ngo uriya muntu yarapaganye yaba ajya gusenga akavuga turiya muntu arishushanya urumva ko biri ko ikintu cyose wakora ntabwo babura kukunenga ariko hari n'abandi bagushima ushaka gusobanura iki rero byumvishe neza nanjye naho ndi kubyumva binyumvishe neza kugira ngo n'abandi babyumve wenda kugeza uyu munsi ndakumva nacecetse ariko nacecetse izo za arendi kumamo ziri kuva ye ariko nacecetse nacecetse ubundi reka nibwira abajama banjye ubundi icya mbere kuba uri kuri iyi si igishoro cya mbere ufite nuko wavutse sibyo noneho intego ufite kuva uri muzima ugomba kuyigeraho uri ikosa nuko uyu munsi waba uri umukene ukazapfa uri umukene iryo ni ryo kosa ribi bimeze bite rero kugiye kumvanga kandi uragarutse nanone nibyo ndimo ndakubwira komeza umbwire twumve wenda njyewe urabizi ko mvuka navutse njyenyine nta mugore mfite nta n'umukobwa mfite rumva ariko ntabwo napfa nafite umugore yaba ari ikosa rikomeye mukanya uvuze ngo ukira ko kari akantu nari kukumva neza mukanya uvuze ngo uki nasubiremo pe kubwiye ariko uranyibye impamvu nyibye ni iyihe njyewe arancanze aramvanze neza ahubwo aravuze ngo gupfa ngo harya ngo uri umukene buriya kuvuka kuba uriho uri umukene ntabwo ari amakosa yawe ariko n'upfa uri umukene azaba ari amakosa yawe wabyumvishije icyo bita amahirwe kivahe ariko amahirwe azana nawe wayakoreye ntabwo yizana none se ko tubona abantu benshi cyane ariko tubona abantu benshi cyane bakora kandi bakoresha imbaraga mu buryo bunagaragarira amaso y'abantu urumva ariko inshuro nyinshi tubona bamwe muri bo nta terambere nta bigenda bita ubundi kugira ngo umuntu abe ari umukozi ariko ntatere imbere ariko urabizi ko amaso y'abantu areba inyuma ntabwo areba imbere
ushatse kuvuga iki ngo amaso y'abana areba inyuma arakomeza kandi kunyiba njyewe ari kureba imbere arakomeza kunyiba hano ukuntu umuntu aba ameze Rutindo. sibyo aka kanya muri kunsejya ngo nunze ngo abagore 12 gusa nshoboye kubahahira ariko se ndibaza ubundi nimba mbatunze nashoboye kubahahira gute watereta umukobwa mbere wa kabiri wa gatatu inkuru ikuzura igihugu cyose ajya aho batamuzi iyo agiye muri karitsiye imwe ahita yivamo akajya mu yindi karitsiye banza inyuma ukagera ujya ku bakobwa 100 200 300 ubwo uturere twose natuzengurutse bose barabizi gute watereta umukobwa udafite ubushobozi genda wiyoberanya wowe rega niko arabahazara mumbwire arabahaza koko uno mutipe sinshaka mutipe yanamusuzuguye uno mugabo naho nshaka kumusoreza ariko rero mwamaze kwerekana yuko muri brag mwamaze kubyerekana aya my name is Sam Rutinduka from Aho Bibera TV. Ciao ciao, mukore subscribe mujye muri comment mutubwire inyunganizi n'ibitekerezo byanyu kuko ari ingenzi sana sana, turabakunda. Ciao ciao.